abe pasi mushya biriya ni kugira ngo ibya kera tubireke dufate ibyubu cyangwa se bishyashya. ubona ko arimo aragenda agaragaza akantu ku kandi urugendo rwe yagiye anyuramo mu gihe yari cyamamare guhera za 2009 kugeza ubu ngubu. mbona ko ari uburyo bumwe bwo kwivura cyangwa se bwo kugaragaza ubuhamya, ariko bikanamufasha nanone gutwikira album mu gihe hari inkuru zidasunikana n'iyindi n'ubundi na album iyo n'izindi ndirimbo agenda asohora. Nagari ibyo ngibyo gusa kubirebana n'inkuru z'uburozi dufite kano kanya, kubera ko umuraperi ubirimo kano kanya umeze neza cyane yitwa Dani Nanone, we yavuze ko ahubwo we yakoze uburozi aho kuroga we yakoze uburozi. Ngo yarabucaze kabisa avamo uburozi. Dani Nanone yahishuye ko ubwo yari akiri umwana yari agiye gusura nyirakuru yigeze kugerageza gukora uburozi ashaka kureba niba koko bukora. Akaba yavuze ko yajyaga ahora atekereza uburyo uburozi buba bumeze muri we, akumva ko ari ibintu by'umukara biba biteye ubwoba. Ibyo byatumye afata amabuye ya radiyo avangamo n'amababa y'inkoko, bitewe nuko nta muntu wari kurya ibyo bintu. Byatumye ajya kubitega mu nzira ngo arebe uburyo abantu baza kubyitwaramo. Ati nigeze gukora uburozi, najyaga numva uburozi nkajya ntekereza ukuntu bumeze, nkumva ni ibintu by'umukara biteye ubwoba. Ndagenda mfata amabuye ya radiyo mvangamo n'amababa y'inkoko, noneho menya ko bashobora kuwutega cyangwa n'ibindi bakaburya. Ndavuga nti ibintu uko byagenda kose byanga bikunda nta muntu wabirya, reka mbishyira ahantu mu nzira. Yavuze ko akimara kuwutega yahise yihutira kurira igiti. Yuri igiti cy'avoka cyari hafi aho ngo yihishe maze kureba uko abantu baza kubibona baza kubyitwaramo. Gusa ibyo yafataga nk'imikino byaje guhinduka ibindi ubwo hazaga umusaza akabikubita amaso agahita ahuruza abantu ngo baze bihere ijisho ibyo ahuye nabyo. Yakomeje avuga ko byaje kurangira bwa burozi babushinje umukecuru, abantu bose bamwita umurozi. Gusa bitewe n'ubwo yari afite ntigeze avuga ko ari we wabikoze yikinira, kuko yari azi ko naramuka bivuze iwabo bamuhata inkoni. Nuko umukecuru nyine aba umurozi ku gasozi gutyo bigendeye ku mikino ya Dani. Ndahingo indi nkuru dufite hano mu Rwanda kugira ngo mu minota mike tuze kunyarukira no hanze turebe BT pop ko bimeze. Umugabo witwa Kendrick Lamar yarayegukanye hafi 8 zose bro. Agatari ku mukinnyi wa sinema hano mu Rwanda wabigize umwuga, no mukobwa mwiza cyane witwa Swala. Usabukuru ye umukunzi we yamuhaye imodoka. No mukunzi we nushaka urukundo cyangwa nize bitanga. Mu minsi ishize umukinnyi wa filime Irafasha Sandrine Réponse ari kumaze kwamana nka Swala yakomeje ku modoka nshya amaze iminsi agaragaramo yitwayemo, yemera ko ari impano yahawe n'umusore bakundana bari kugirana ibihe byiza. Akaba umukobwa yavuze ko imodoka nshya agendamo ari impano yahawe n'uriya mukunzi ubwo yagize isabukuru y'amavuko. Akaba yavuze ati ni impano nahawe n'umuhungu dukundana ku munsi nizizaho isabukuru yanjye. Swara wirinze kuvuga amazina y'umusore wamuhaye imodoka yahishuye ko byibuze bamaranye hafi umwaka bakundana. Akaba Swara ari mu bagezweho muri filime, bamuzi muri Matayo High School, bamuzi muri City Med, bamubonye mu Ndoto, bamubonye muri The Bishop Family n'izindi nyinshi cyane, ndetse hakaba nitwa Mala ni filime ye bwite. Kuri ubu ngo bakaba ari gukora production ya filime ye bwite ca kuri platform ze. Hanyuma twaze tubabwira ko Bruce Melody ategerejwe ari muri Canada, witwa Juno Kizigenza ategerejwe Canada, Mbonyi ategerejwe muri Tanzania, witwa Medi nawe ategerejwe muri Canada. Hagati ariko na hari Bugande bafite umuhanzikazi ugomba gutaramira aba muri Canada. Bafite umuhanzi witwa Shiba Kalungi, barabuzi ko mu minsi yashize yakoze igitaramo yisene ya nziza cyagushimira cyari igitaramo cyabaye kuri Rugogo Cricket. Amatike arashira, abantu bagwa igihumure. Igitaramo cyagaragaje ko Shiba Kalungi ari Queen
ari Queen Kalima n'umuhanzi kazukunzwe cyane hariya ku buryo rero amatike ubwitabire anabahishurira ko atwite indari nkuru cyane abahanzi batandukanye barimo ba Fiki Family kabaramufashije n'abandi batandukanye bagiye bagirana ibihe byiza ariko ubu akaba yavuze ko ibyo kujya mu kiruko cyo kwitegura kwibaruka imfura ye akaba aretse umuziki yabishyize hanze akaba abishyize hasi ahubwo agiye kujya i Toronto ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 mu gitaramo azakorera abafana be hariya muri Canada. Urumva ko ibintu byo kuvuga ngo agiye kubyara umuntu yakibaza se inda ni nkuru azaba yarabyaye asiga umwana cyangwa iracyafite amezi ukurikije uko wayibonye. Ninda yazanye hano i Kigali mu gitaramo cyabereye hariya muri muhema rya ka Kigali. Icyo gihe inkuru zanditswe zigaruka ku mubyinnyi wa Shiba Karungi washimuse igitaramo ariko abanyamakuru bose bari basinziriye ntibigeze batangaza ibyinda. Tukiri Bugande kandi uwitwa Gloria Bugi bitewe n'uko uvuga uyu nguyu nabakomeje kuri koroza bigendanye n'amashusho y'urukozasoni wahoze ari umukunzi we yamufashe ngakamusaba $1,000,000 y'amafaranga y'amashiringi. Gloria Bugi ukomoka mu Rwanda akaba akorera umuziki we muri Uganda yongeye ku biciro ry'imigani nyuma y'uko ku nshuro ya 2 hongeye gusohoka amashusho y'ubwambure bw'iyambaye ubusa buri n'amashusho yasohotse nyuma y'uko muri Nzeri 2024 nabwo ku mbuga nkoranyambaga hacicikanye amashusho ye yambaye ubusa buri bikaba byarateje intugunda muri kano karere ariko we ibihangano bye bikarushaho gukundwa no gutrendinga cyane. Aya mashusho rero yagiye hanze mu gihe yaraherutse gutangaza ko umusore bahoze bakundana yamutwariye telefone akaba ari we uri kuyasohora ku bushake. Gloria Bugi yabwiye itangazamakuru ryo muri Uganda ko uwo musore atavuze amazina yamwatse $1,000,000 z'amashiringi ya Uganda kugira ngo atazayasohora ariko amuhari hagati ya $20,000,000 na $30,000 z'amashiringi arayanga. Yavuze ko ikibazo cye yakigejeje kuri polisi ya Uganda ko umuntu ari kumutera ubwoba nyamara ngo uyu musore akibyumva yahise ahunga igihugu aba nka wa wundi wa Karisimbi y'ifeste twahoze tuvuga. Ku bwa Gloria yavuga ko rero ubikora wese agamije gukomeza guhinduranya cyangwa se kwanduza isura ye gusa ko ikiza ari uko umuryango we uzi ibyayo mashusho n'uburyo yafashwemo. Ndabona message ikomeye cyane umuntu atwandikiye hano iraza kugaruka kuri bino bintu bijyanye n'ubusambanyi ariko nanone bitarebana no gufatwa amashusho ahubwo biraza kugaruka kuri ya nkuru twakoze ya Volcano Fest yafunzwe bitewe n'uko wayiteguraga yafataga bayitabiye ku ngufu. Aruwirekuye hano rero nawe avuga ko umwe mu bakoresha be bafite ndetse n'amahoteli akomeye hano mu gihugu rwose ngo bamukwakwanyaga. Mukanya turaza kubigarukaho nitugera mu butumwa. Hagati aho tunyarukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harayatanzwe ibihembo byitwa BET Hip Hop Award 2024 uwitwa Kendrick Lamar yabyigaruriye yatwaye award 8 bro. 8 zose kabisa azitereka mu maboko ye. Uyu ni umwe mu bagabo baheruka hano i Kigali. Kendrick Lamar uheruka gutaramira i Kigali mu birori bya Move Africa yanditse amateka mu bihembo bya BET Hip Hop Awards 2024 aho yegukanye ibigera ku 8. Ibihembo bya BET Hip Hop Awards bitangwa buri mwaka na televiziyo ya BET ari nayo isanzwe itanga nyine ibihembo bya BET Awards. Ibi ariko byatangijwe mu rwego rwo guteza imbere injyana ya hip hop yasaga n'iyasigaye inyuma aho wasangaga abaraperi bahatana mu bihembo by'umuziki ari bakeya ugereranyije n'abakoze izi njyana. Ibi bihembo byatanzwe mu birori byabereye i Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukwakira tariki 15 Ukwakira 2024 biyobowe n'umuraperi Fat Joe. Wow, ibihembo byatangwaga ku nshuro yabyo ya 17 cyane byatangiye gutangwa mu mwaka wa 2006. Kendrick Lamar yahawe ibihembo 8 abikesha indirimbo Not Like Us yakozwe yibasira Drake. Hanyuma iyi yabaye indirimbo y'umwaka yanditse neza ifite amashusho meza ndetse aba umuhanzi mwiza w'umwaka. Abandi baraperi bazwi
cyane bahawe ibihembo barimo witwa Nicki Minaj, 50 Cent, witwa Sex Lady, Miss Elliot, Gloria Future ndetse n'abandi. By'umwihariko byatunguranye kubona umuraperikazi Megan Thee Stallion ataha amara masa nyamara yarahatanye mu byiciro birenga 12 byose. Ni mu gihe abahanzi bo muri Afrika barimo Burna Boy bari bahatanye muri ibi bihembo bo bataje amara masa. Kandi PDD yasabye ko yahabwa amazina mu myidagaduro y'aba bantu bose bamureze. PDD arasaba guhabwa amazina y'abantu bose uruka ko bamaze kugera ku 120 batanze ibirego bavuga ko yabahohoteye ariko nyuma haro baje gusanga ari inzara yari yabafashe bashaka amafaranga inzara yarabariye bajya kurega ariko wakaba none yabwiye abanyamategeko be ko bagomba gusaba ubushinjacyaha bwo muri Amerika bakamuha ikintu cyitwa amazina n'imyirondoro y'abantu bose bamureze. Bizamufasha iki? Nahise rero negera umwe mu banyamategeko tuganira buri munsi mubaza ese umuntu uri muri kasho cyangwa ufunzwe yemerewe ko yakwaka imyirondoro y'abantu bamureze. Sama ingingo ziri mu gitabo cy'amategeko yo mu Rwanda hari nk'ingingo ya 21 ivuga ngo ibigize inyandiko isoza iperereza ry'ibanze. Ni inyandiko ivuga ko cyangwa se ingingo ivuga ko iyo umuntu afunzwe afite uburenganzira bwo gusaba uwamufungishije akamuha imyirondoro n'ibyo yamureze kugira ngo abashe gushaka ibimenyetso bishinjura, kuko niba ari abantu barenga 120 harimo abatamuzi hari abatazi, niba ari buvuge ngo baje mu birori ibi n'ibi ngibi babafata ku ngufu, yemereye kubona abo bantu akazaba yareba muri video akora ko abantu yabona n'amatariki bavuga ko yafatiye ku ngufu nawe agashaka ibimenyetso bimushinjura. Ngo biremewe cyane ko izo nyungu zigenda ziteganya ko iyo ukekwaho icyaha ari umwana agomba kuba ari kumwe n'umwunganira kandi akaba n'ibindi byinshi cyane yagiye asobanura bivuze ko PDD afite uburenganzira kugira ngo abashe gushaka ibimenyetso kuko uribuka ko urubanza rwe rwamaze kuba urubanza rurenze urw'umuntu umwe gusa ubona ko abantu bose bahagurutse bivuze ko mbona ko rwamaze kuba urubanza buri muntu wese yarahagurutse utabeshya aravuga ibi wavuze ibi nagiye aha agomba no gushaka imyirondoro y'abantu bose kuko hari abo zasanga byanze bikunze bamubeshyira nta naho bahuriye. Ibyo bizamufasha rero kubatsinda no kuba yaburana agaragaza ko bamubeshya. No rubanza rwashyizwe umwaka utaha mu kwa gatanu 2025 saa moya zirenze iminota 36 iminota 14 yo kuganira namwe kuri 0788203493 waba ukoresha WhatsApp waba ukoresha telefone ukaduhamagara hose turakwakira. Ku murongo wa WhatsApp uyu nguyu yirekuye cyane yandikiye message point ati hello sindi bwivuge ariko nanjye nahohotewe n'umwe mu bakoresha banjye bafite hoteli zikomeye hano mu mujyi wa Kigali, gusa yaje kunyirukana ibyo yanyizezaga na kimwe yankoreye kandi n'ubwa mbere nari nsomwe n'umugabo mugenzi wanjye bitari rimwe yabinkoze ageraho aranyirukana none mba numva narihebye mwangira inama nimba namuregwa cyangwa aho naca. Sinzi nimba nazajya kumurega muri RIB kuko hari nubwo uwo twakoranaga yaje kudusangana none nawe mba mfite imfunwe ryinshi cyane. Mungira inama kuko ambwira ko akomeye naho namurega ubu numva namushyira hanze akama n'imoza amarira ndabakurikiye mumbwiraho naca. Biroroshye cyane niba yarahohotewe akaba afite uwamuhohoteye yagana RIB agatanga ikirego hanyuma kuvuga ngo umuntu arakomeye nta muntu ukomeye cyane ku buryo yaba aremereye n'amategeko uko itegeko rirushire ibuye kuremera. Rero we byaba na byiza cyane atanze nayo makuru kuko ashobora gusanga turahohotewe wenyine ku buryo wasanga abakobwa bose bakora muri izo hoteli bose bahohoterwa bakaba barabuze umuntu umwe utinyuka. Burase PDD ugira ngo yarezwe n'umuntu umwe aka kanya ibirego bimaze kuba abantu 100 ikirego cyatanzwe na Kasi Ventura cyajya shiranze amavideo bana mu mafaranga irangiye kuba ni 120 bari kumurega bivuze ngo n'uyu dukurikiye ukurikira dahari biranashoka cyane ko yatanga ikirego rwose RIB ikamurindira umutekano cyangwa sigahisha imyirondoro ye ntazamenyekane ko yagitanze. Ariko nanone biransetsa pundi bano bakobwa kuno baryamana n'ababosi babo. Noneho uzi kujya kwaka service umukobwa uryamana na boss w'isesema bakurebana bro agasuzugura bahagaze none sugira ngo ahubwo arakumva
abenshi reka nkubwire uzi ko abenshi banirukanwa kubera karakteri zabo personnel atari uko yashwanye na boss boss akakubwira ati wowe kuba ndyamana nawe ntago biguha uburenganzira bwo gusuzugura abakiriya bawe kuko iyi ni business wifata business yanjye ngo uyihuze n'amarangamutima yacu yo mu buriri. hari uwonzi ni kane kuvuga ibyo akora ariko abamyidagaduro afite akabari ari umukobwa ukoramo asuzugura umufasha we. Yibaze kuba umuntu ko umuseriveri usanzwe utanga inzoga asuzugura umugore wawe. None se nyine karyamana na boss ruva atanga ibyo umugore adafite. Nigeze kujya nsanga arimo aranywa wayine umuntu uri ku mugore ari kunywa Amstel. Ubundi nafata ku mavuta mwaduhaye ibyacu kabisa gusa hari ikintu nshaka kuvugaho giteye isoni ndetse kinaciriritse. Giteye isoni n'agahinda kubona stade nini muri East Africa, Stade Amahoro igura sound ziciriritse ku rwego rugeze hariya. Fact nizo ngiye kubaha niba mwarabibonye ejo yaba indirimbo yaba ibyavugwagwa n'abantu wabyumvaga kubera icyo kibazo ntago wabyumvaga kubera icyo kibazo ndetse icyo kibazo giheruka gukemuka ubwo KNC yijyaniragayo ibyuma ubwo yari yakinnye na Rayon Sport. Ibi bintu biraciritse kabisa kuko nta kuntu stade nk'iriya yarushwa sound zimeze neza na stade z'amabati. Murakoze ni MC Fazo from Butare ndabemera cyane. Sound yo mu Mahoro ejo nari nicaye n'imbere hafi y'abakinyi yarutwaga na sound njya numva kanki yari zisanzwe cyaza sound z'aba street DJs zo ku mihanda. Nahise nibaza stade yagiye amafaranga na kuriya system ya sound ya iracitse cyane ku buryo banansingaga umuntu numenye wa nanshinze indirimbo igiyemo ntabimenye ntabwo wamenyaga warebaga nkaho wagira ngo ni ukoresha amarenga nyine ntabwo wamenyaga ngo hagiyemo iki bigine. Jewe ko namenye ko match rangero ko mbonye abakinyi bari guserebura. Oya ahubwo hari ukuntu bazimije amatara abantu banze gutaha. Skini zageze nabwo zivaho. Niba ari umuriro muke niba ari iki. Munarongera yaranditse ati ikintu mbabwe uwo mugabo ntago ari ubwa mbere abantu bose arabarongora kuko n'abakobwa bahavuye mbere ngo nicyo yabirukaniye. Naje muri yaguhaze ngarakujugunye. Naje muri rimbo kabisa. Kirego n'ibyanga zanjye. Sinzi impamvu abantu baza ku maradiyo no kuri social media mbere yuko bajya muri rimbo. Ntago babazi inzira kuko nkurumva ntabwo arazindira yaca ariko kuri rimbo cyangwa se basi mudashaka kujya kuri rimbo zaje kuri One Stop Center. Yoroshye cyane bakurikirana cyangwa se yagera aho ngo bamufashe. Naho aba bajyanama b'ubuzima. Hello isiba hello hari abantu bandika ariko ni Kinyarwanda ni Gishinwa. Hello isibo radari nitwa Patrick Vincent merereye Rwamagana mume amakuru ya Gisa cy'inganzo esabahe mume n'amakuru ya Justin Bieber amezate. Gisa ntameze neza. Gisa cy'inganzo ameze neza iby'umuziki rwose avuga ko nta muhanzi n'umwe ku isi umurusha kuririmba. Aravuga ati abo ba Bruce bazagire hit bazagire gutata ariko bajye babimenya ko bandoze. Ariko shari Midamuru w'Irurindo ndabakunda cyane nsuriza Jose ni sheri wanjye yibereye Kabarore ndamukunda kandi namwe abari kubumva tuba turi kumwe neza 5 kuri 5 kaho umutima kuri telefoni 0788203493 tekereza kwa wibereye Rurindo sheri wawe ari Rwamagana kandi ukaba bizi neza ko mwese muri kumva radar se baba bavuganye ubwo bari kuvugana bya hatari bose bumva kunda akakanya ku mihanda ya Kigali dusizeho iki hariho ibiki akakanya nureba kuri Institut Français hariyo ya the stage ya Sandrine de Sandwina ni the stage bayizi nka the stage ni ibirori by'aba muri Kimideli biri kubera muri Institut Français hariya Kimihurura bakaba batangiye saa 12 baza gusoza saa 2 zuzuye bari bambaye imikara black niyo ya dressing code byari 50 kwinjira n'ibihumbi 100 ariko banafite ibindi birori ku itariki 2 z'ukwa 11 muri hano kuri Mundi Center ubwo ni ibirori by'imideli ab'imideli bari hari kuri Institut France ariko nanone aba influencers bari muri Kigali University bagiye kuba basangira banaganira n'icyo bakora kugira ngo umuziki wa Bruce Melody ubashe kugera ahantu we atagera cyangwa se aho bageza social media zabo bahageze n'izina rya Bruce Melody si ngombwa ko bamukunda ahubwo cyambere no kumumenya ndumviza arizo event nini cyane
ni Toto umwana w'ikiziguro mbakurikiye ndi mu Bugesera Nyamata mbaye ikaze ikiganiro rwose twaryohewe 5/5 urakoze cyane duhaye ikaze cyangwa uradusezeye Radari turabakurikiye muduhe amakuru ya Kamishi na Shani Kingston na Shani Kingston rwose Shani Kingston aherutse kugira ibibazo ubwo we na mama we bashinjwaga kutishyura imwe mu mikufi cyangwa se mu midari henze amashenete bagiye ahantu bagafata nibayishyure biza kurangira bajyanwa muri gereza ko biza kurangira mama wayishyuye Shani Kingston kuri ubu ngo bameze neza cyane hanyuma witwa Kamishi yarya ibereye ni muri Amerika nawe akaba ari umwe mu banyarwanda bakomeje gushakira ubuzima hariya iby'imiziki naga bikora nka business yarimba karirimba habone uyu mwanya ndumva umuntu utari muri move zo gukururana na showbiz ntago wavuga ngo afite amakuru menshi cyane kuri showbiz kuko ari ku muryango we no kwita ku nshingano z'ubuzima bwe. Mwiriwe neza Fatana Pundi Miss Rwanda mbere yuko ibaho byatangiye Prince Kid ategura Miss SFB imaze kuba nka editions 3 nibwo baje kubona ko ari event komeye babikura muri kaminuza gusa babigira Miss Rwanda kandi byose ni Prince Kid wari ubiyoboye uwo teta rero sinzahavuye bakabana baba bafite amakuru nababwiye ko ni inkuru turacyari kuyubaka gusa nuko tuba hari igihe nyine tubabwira amakuru tuba tubafitiye mu kabati tukahagaze wagwana abasaza mbemera kubi kabisa wallahi no muhungu wanyu Kennedy mbakurikiye Meze Flex kabisa ariko Pundi yarakwamye pe Pundi wandwanyeho koko mu bijyanye n'ibiki bizi se nandabu ari gahunda se mufitanye na Kennedy ndamuzi se mwakagira imana ndamuzi yafunzwe inshuro 6 kandi aherutse gutsindira miliyoni 70 z'amadolari ya Amerika bimwe mu byaranze Tia ugiye guhagarika umuziki umuraperi w'icyamare Tia yamaze gutangaza ko agiye guhagarika urugendo rwe mu muziki yaramazemo imyaka 34 asizemo amateka adasanzwe n'indirimbo zakunzwe na benshi mwaramumenye yitwa Clifford Joseph Harris Jr. umunyamerika w'umuraperi wamaye ku izina rya Tia cyangwa TIP yavutse ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 9 mu 1980 avukira mu mujyi wa Atlanta ari naho Davido yavukiye uyu mujyi naho Davido yizirizamo isabukuru ye ni muri leta ya Georgia ari naho yakuriye akaba rero Tia yarakuriye mu mujyi wa Atlanta ufatwa nk'uwa mbere w'imyidagaduro muri Amerika by'umwihariko ni wabo abastari babirabura ibi byaramworoheye kuba yakwinjira mu muziki mu 1990 nibwo Tia yinjiye mu muziki abikesha inzu ya Ghetto All Vision gusa igihe ntibyamuhiriye kuko gukora umuziki anabifashanya n'amasomo ntabwo byamukundiye yagarutse mu 1999 ari nabwo yahise atangira kumvikana kuri radio zo muri Amerika cyari igihe inzu y'umuziki ya La Festa